Ni Oribit nanone ndabasuje cyane abantu mukunda kunkurikirana kuri channel, muri intwari cyane, ndabakunda kabisa muri abantu banjye. Hari n'abantu bajya banyandikira nabo ndabishima cyane, ukuntu munyandikira kandi mukansobanuza ibintu mukeneye kumenya. Hanyuma rero ngiye kubereka uburyo bwo gukora setup cyangwa ni tips zo gukora setup, uburyo bwiza ushobora gukoramo setup yawe cyangwa installation yawe y'ibikoresho bya sonorisation. Aho ngaho rero nari ndi gukora installation y'ibikoresho, ubundi basanzwe bafite sonorisation irahari, ahantu isanzwe ihari, ariko udukoresho dukeya ndi kongeramo kugira ngo tuze gukora igitaramo bimeze neza, nyine biri kuvuga neza. Aho murabona ko nge nagize gutya amasinga ndi kuyashyira ku murongo, nimaze gucomekaho amaspika cyangwa amareturo, maze kuyacomeka. Hanyuma icyo ndi gukora no kugira ngo mbishyire ku murongo. Ahangaho umuvandimwe nari mutemye kakundi nyine umuntu ari guca akantu. Hanyuma ni ukuvuga ngo ibyo nandi kubishyira ku murongo kugira ngo hatagira umuntu ushobora kubisitaraho ndi kureba ahantu haba hatameze neza nkahapfuka, igihe umuntu aba yateranyije insinga yayiciye ari kuyiteranya. Ubwo rero naho ndi kuhapfuka. Murabona ko hari abantu turi kugera nyine ukabona turimo turavuga tukaganira, hari n'abantu aho ngaho, harimo abantu nyine, n'ubundi ni mu rusengero, biragoye ko bapfa kuburamo abantu rero. So hanyuma amasinga nk'ariya mpagaze ni mu nzira, nka buriya rero iriya singa uramutse uyiretse kuriya, hari abantu barahatambuka bajya imbere. Hariya rero iriya singa uramutse utayifunze, nyine ashobora kuza nk'umwana akayisitaraho ikamwangiza, kandi nanone ntibyangiza umwana gusa, ahubwo nawe nyine bigahita bikwicira ibikoresho, ukagira gutyo ugasanga wenda speaker yavuyeho ntibabimenye, cyangwa umugozi uracitse mu buryo utari witeze, bigatuma ugiramo pane. Hanyuma aho rero nari ndi kuzishyira ku murongo, nari namaze kuzicomeka. Gusa ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukumenya niba insinga zawe wakoresheje ari nzima, kuko urumva n'ubundi bamaze kubifunga kuriya, utabanje no kureba niba imigozi yawe ari mizima, n'ubundi byongera kugufata akanya ko kongera kubikuraho, kandi uba wabifunze. Hanyuma ikiza no kubanza kugira testing imigozi. Hanyuma rero murabona ko aho nari ngiye gukuraho ari amafururenja, ziriya fururenja iriya manuye, iriya tumanuye ntago ivuga cyane ugereranije n'iyi ngiyi twigize imbere. Iyi ngiyi twigize imbere rero ivuga cyane. Impamvu tubisimburanije ni ukubera ko iyi ngiyi twigize imbere iravuga cyane, kandi aho iri kureba ntago ari ahantu hanini cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngiyi tuyirebeje imbere kugira ngo isavinge ahantu hanini, kubera ko ivuga cyane, kuko imbere niho hari hanini, nyine niho hari hakenewe speaker ivuga cyane. Iriya rero iri munsi, iriya speaker iri munsi iriya ni beam iri munsi ya JBL, iravuga neza. Hanyuma ubwo twari dusoje kuyishyiraho, ubwo cyari gikurikiyeho nari ngiye kujya muri studio. Hari ibikoresho birahari, urabona ko hari ibikoresho bimwe nyine hari ibyo nari nagiye nkuraho bitavuga neza, ariko n'ibindi byo nari namaze gushyiraho nabyo murabibona ko amasinga nari namaze kuyafunga nayo. Urabona umusitari w'ayo masinga amanuka nari namaze kuwufunga, harimo na snake igenda ikagera ahantu microphone ziri, ndetse na instrument ahantu ziri. Nari namaze kubitestinga. Ibyo ngibyo nibyo nashyizeho bwa nyuma, izo returo nizo nashyizeho bwa nyuma. Hanyuma ngiye muri studio, ngiye gushyiraho power. Hari power nayo yari izanye na ziriya speaker nshyizeho, ziriya returo niyo ngiye gushyiraho. Urabona ni aho ngaho muri studio. Hanyuma ariko nabanje gutestinga, aho ngaho ndi gufungura ngo mbitestinge, menye neza nyine niba biri kuvuga. Hasi harimo mu rusengero, nyine hasi harimo abantu abaririmbyi nyine bazindutse
cyangwa ni mu gitondo, yari mu gitondo cya kare, bazindutse baje kugira ngo babe baramye bahimbaza n'Imana. Hanyuma nari ngiye gushyiraho iriya pawa iri ku ruhande iriya ihagaze, ubwo iratambitse iriya ihagaze ukuntu iri ku ruhande, niyo nari ngiye gushyiraho. Iyi ni mixeri ya Behringer inzira 32, ni ibyo. Ni ukuvuga ngo rero cyari gikurikiyeho ni ugutesitinga, umuntu akumva ko iri kuvuga. Izo ni mikorofone yari afunguye, ubu nawe ni umuvandimwe twari turi kumwe hejuru, yari afunguye ziriya mikorofone kugira ngo abantu hasi batesitinge bumve ko biri kuvuga. Ubwo rero nanjye nta kindi nakoze, nabaye ndetse babe bakoresha biriya nanjye nshyireho iriya pawa. Ni ukuvuga ngo rero hariya nari ngiye kuyicomeka, raronje nari maze gushyiraho raronje yindi, kuko hari hariho raronje ntoya ngira ngo mwayibonye ndi gucomeka, maze gushyiraho indi raronje kugira ngo mbone aho nza gushyira ibindi. Icyo nakoze rero nagiye kuyicomeka, gusa nyine yarantengushye iyo pawa, ntago yavuze, sinzi ikibazo yari ifite, ntago nyine yari gusohora amajwi, ntago guhita nkurikirana neza ikibazo yagize. Icyo nakoze ngewe nabaye nkoresha ibyari bihari, hanyuma duhamagara abantu bari baduhaye iriya pawa ngo baduhindurire baduhereze indi. Ubwo rero twari dutegereje iyindi pawa, hanyuma ubwo ngubwo mba nkoresha ziriya zari zihari ziri ebyiri, ariko aho ngaho hashize umwanya mutoya babazanye iyindi pawa. Urabibona aho hasi ni uko nguko bicometse, raronje zari ziri aho hasi nizo, hanyuma niko byari bicometse, nuko bicometse muri studio. Iriya pawa rero saventi niyo nashyizeho, iravuga rwose imbera nziza, ibikora neza cyane kabisa. Nuko rero installation yaho ngaho imeze, hariho pawa, ubwo zahise ziba pawa 3, na equalizer irimo aho hagati na crossover. Urabona crossover inyuma ukuntu icometse, n'izo mikorofone zo hejuru, nuko byari bicometse. Hasi ni pawa zicometseho amaspeaker. Nyine murabona ko iyi mixer nayo ifite ama output 3 muri kubibona ajya kuri crossover. Nuko nguko setup yaho ngaho imeze. Ikiza nyine ubwo cyo nakubwira ni uko iyo ugiye gukora setup, nk'ubwo ibyo bikoresho byose nyine mbere yo gukora setup urabanza ugakora arrangement y'ibintu byawe, ukabishyira ku murongo, ukamenya ukuntu biraza kuba bimeze, ugatesitinga amasinga, ibintu byose, kandi ukaba wizeye neza ko urabanza ukamenya neza niba ibyo bintu ugiye gukoresha izo mbaraga zibifite, ibyo bintu ugiye gukoresha. Murakoze cyane, mujye mutanga akazi, natwe dukora akazi ka sonorisation, ahantu hose waba uri naza nkagufasha. Murakoze cyane.